Reka tubashimire mwese abakurikiye business isobanutse, mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose bitewe n'amasaha, bari mu gitondo, bari ku manywa, bari ku gicamunsi, umugoroba na nijoro. Buri wese aho ari akomeze kugubwa neza. Ni wa mwanya rero tubagezaho ikiganiro business isobanutse, kuri mikoro yukibagezaho Nitere Kamanzi. Rero uyu mwanya nagira ngo mbibutse ko ejo twagarutse kuri uko wagenza uwakwibye payi kugira ngo azikugarurire. Hari ukumwegera, hari ukumugeza ku buyobozi, hari kuba wamugeza ku RIB cyangwa se ku biro by'ubugenzacyaha, ariko hari abambwiye bati ibyo byose ni ukuzenguruka, wowe kora igikwiriye gusa turangire uko wabigenza mu buryo bwahuranije. Nicyo rero kingaruye, ngira ngo nari mbyiteze yuko hari abazakibaza cyangwa se bazifuza yuko byagenda uko. Ndagira ngo rero mbamenyeshe yuko uyu mwanya akabajura kashobotse, nibagume hamwe. Ejo narababwiye nti barye bari menge, bene ngango barye bari menge. Ubu noneho ndagira ngo mbabwize ukuri. Ejo narababwiye nti ngiye kumena inshishi mu muceri, cyangwa se umuceri ngumenemo inshishi, arabaza nseka. Ariko ndagira ngo mbabwize ukuri, ibi bintu bigiye kuba. Ubu mbabwije ukuri ngo karabaye umuriro uratse. Ngo bigenze bite? Nsubiremo. Karabaye umuriro ugiye kwaka. Umuriro ugiye kwakira nde? Umuriro ugiye kwakira umuntu wese wibeshye yuko yakwiba payi bikarangira. Hari umuntu wanditse muri comment, muraza kubibona, amagambo y'urucantege ariko anarimo kutasobanukirwa. Rero nagira ngo mufashe gusobanukirwa. Yambwiye ngo, cyangwa yavuze ngo payi ngo ni cryptocurrency nyine, ngo ni volatile, ngo we bakubwira volatile ukumva ko ari ibintu biguruka bigera nk'umuyaga se. Biramutse biguruka nk'uko byumva, nk'uko bivuga, byaba binafatika. Iyo bavuze volatile ntabwo ari nk'uko byumvikana ko volatile, ntabwo ari byo rwose. Ufite ikibazo rero cyo kudasobanukirwa, nibyo nagira ngo ngufashe gusobanukirwa. Kuba ari imibare cyangwa se ari systeme dukoresha y'ibintu bidafatika ariko bifite agaciro, banza wumve yuko bifite agaciro. Ibuka yuko bifite aho bivuye, bifite naho bigiye, bifite icyo bikora, bityo bikazenguruka bikaba uruziga. Nagira ngo rero mumenyeshe ko payi zavuye kuri konte y'umuntu mbere na mbere zigaragaza aho zavuye. Hanyuma kandi aho zigiye zigaragaza, system ya payi igaragaza aho zigiye. Ku buryo ngiye kugendana n'abantu bashaka gukemura cyangwa se guhana aba bantu babiba. Yego, aba bantu babiba. Karabaye umuriro uratse, cyangwa se umuriro ugiye kwaka. Ugiye kwaka ute rero? Niba uzi yuko, nongeye gusubiramo aka kantu neza, reka nkavuge neza. Niba uzi yuko hari payi z'umuntu wihaye cyangwa wibye, zimugaruze hakiri kare. Ubu ngubu ikintu ngiye kubabwira ni igisubizo, utiriwe uca muri za nzego zose. Egera uwo muntu mubwira uti ndagusaba kunsubiza payi zanjye gusa, nta kindi, kandi nguhaye umunsi umwe wo kubitekerezaho no kuzinsubiza. Ibyo niba utabikoze urabeho. Icyo ugomba gukora ni iki rero? Natagusubiza, natazigusubiza, we kora igikwiriye. Urakora iki rero? Wowe urafungura application yawe ya Pi Network. Ntago biri bugusabe password, kereka niba idafunguye. Ariko niba uyifite ntibisaba password kuyifungura, urayifungura nko kwakundi ugiye ku mining. Ntibigusaba passphrase, reka da. Biragusaba mega na telefone yawe irimo Pi yawe.
w'icyo ukora urafungura application yawe ya Pi network nka kwa kundi ugiye kumayininga. Nugerayo urakanda muri twa dukoni dutatu ibumoso hejuru dutambitse. Numara kudukandaho urareba urutonde rw'amagambo rwose aho ngaho, hereye kuri home, mainnet, browser, Pi utilities, ukomeze uze ugere hariya hasi hajya guheruka handitse profile cyangwa se profile. Nuyigeraho ufungure, urahingukira hahandi handitse imyirondoro yawe, ugende uzamure noneho umanuke ahagana hasi ahanditse ngo report compromised account. Ijambo report ryanditswe mu nyuguti z'umuhondo imbere y'iryo ngiryo nsomye, riri mu nyuguti z'umukara iryo nsomye, imbere yaho rero handitse iry'umuhondo. Ariko mbere yuko usoma, yuko urifungura banze usome. Ibi ngibi ndimo gusoma ni kuri telefone ikoresha ururimi rw'icyongereza. Barakubwira ngo report if accidentally shared your password or noticed suspicious activity on your account. Barakubwira ngo tanga raporo niba kubw'impanuka uzi yuko watanze cyangwa se hari umuntu uzi password yawe, cyangwa se ukaba warabonye hari ibyo hari igikorwa runaka ukeka kuri konti yawe. Aka ka kabiri, ukaba warabonye ko hari igikorwa ukeka kuri konti yawe or noticed suspicious activity on your account. Ubwo rero umuntu batwaye Pi mbere yuko agera aha ngaha, ikindi musaba nuko abanza agafata passphrase ze kuba zifite, akagenda akajya muri wallet, yageramo akandukura ziriya wallet zohererejwe Pi. Ubundi rero ubakantu ngiye kubereka ngite ubumara, aka karabakorera umuti. Noneho ukagaragaza ukazandukura neza bya nyuguti by'icyapa nyine, ubona aho zavuye, ubona aho zagiye. Aho ngaho rero aho zavuye haba handitseho from, aho zagiye to. Ubwo rero ukimara kuzandukura zizane ya kubayobora, ugeze hano urafunguye, ugeze hano kuri report compromised account, ukanza hano imbere yaho mu ibara ry'umuhondo mu ijambo report, ugakandaho. Ukimara gukandaho rero barakwandikira amagambo help me protect my account, ngo nimumfashe kurinda konti yanjye. Hasi mu ibara rya move mu nyuguti z'umweru handitse ngo report, munsi yaho handitse cancel, kubireka. Banza uzamura aya magambo, urabona ko, reka mbanze nsome. Send us a message, twoherereza ubutumwa, if you accidentally shared your password, niba kubw'impanuka warakwirakwije cyangwa se hari abo wahaye password yawe, or noticed suspicious activity on your account, cyangwa se hari igikorwa ukeka gishobora kuba cyarakorewe kuri konti yawe. To avoid having your Pi stolen, kubwo kwirinda kwibwa kwa Pi zawe, change your password on the profile page after reporting your situation. Numara gukora ibyo tugiye gukora, saba guhindura password yawe. Yego? Numara kubikora ibyo ngiye kubabwira gukora, urasaba guhindura password yawe. Please add any information that can assist the investigation below. Nyamuna ongeraho ubundi butumwa bwadufasha gukora iperereza, ubushyire hano hepfo. Icyo uri bukore ni iki rero? Ahantu murebaho kwandika uradomamo n'urutoki, harahindutse hajaho twandikira. Ikintu ndi bukore rero, jewe ndandika iki rero?
ndandika nti I am to core team. I am kanaka, ndi kanaka. I am umusaza 5,000. Iyo ni username yanjye. My pie have been stolen. Pie zanjye zaribwe. By zibwe na kanaka. Zaribwe. Noneho avuga ni on my account cyangwa kuri konte yanjye, it shows me that my pie zavuye kuri, ubwo singiye gukoresha icyongereza mwebwe murakindusha, zavuye kuri konte yanjye iyi ngiyi, ya yindi yawe nayo yandukure, urayireba muri step ya 3 hariya muri minute checklist. Then from to and from ukazivuga za zindi zavuyeho to hanyuma ukavuga ko ukeka ko iyo konte zagiyeho ariyo yazibye kuko utigeze uzimuha. Attention, hano mwitonde. Nurangiza usabe uti urabona ko ugomba kubyandika mu magambo atarenze 318, ariko akakantu ka 318 ni agaki dukunda guhuza na wa munsi wa pie ya launch ya babso ya pie today cya giciro. Okay, akanyuzemo njya nkibazaho. Nurangiza kubyandika ukande hano mbega ikirego cyawe cyo kuba kitarenze ari ya magambo. Urabona ko iyo wanditse wenda inyuguti imwe, urabona ko hiyandikaho inyuguti zigezemo. Icyo gihe rero umuntu nabaretse mbanze mbaganirire. Noneho rero numara kwandika ikirego cyawe, umaze kugaragaza pie ko zibwe, ugaragaje aho zakuwe, umubare wazo, unagaragaze aho zagiye, usabe ko team kugufasha kugaruza pie zawe. Wivugira ibyo ngibyo byonyine. Nkubwije ukuri ko pie ntabwo yafata umujura ngo igaruze ibyawe gusa hanyuma ngo imureke. Ntabwo bishoboka. Nurangiza rero kwandika ubutumwa bwawe, ubabwira uti help me to give me back my pie and washaka ukavuga uti and to punish who stole my pie. Bagahana n'uwibye pie zanjye, ukabisaba ibisigaye ubibarekere. Upfa kuba nurangiza rero ukande hano kuri report, message irahita igenda. Numara gukora ibyo, ubone gusaba guhindura password yawe, nabyo tuzabigarukaho. Nonaha nagira ngo mbereke ishiramatsiko cyangwa imaramatsiko y'ukuntu utiri unyura muri za nzego zose. Ubwo nagira ngo tubyoroshye umuntu batazamufungira konte cyangwa batazamuhana. Ariko noneho kubera abantu baneguje nyabambira ngo ntacyo byamara ngiki, okay, sawa. Nagira ngo mbereke yuko karoroshye cyane ni nko guhuta isupu. Yego. Sha. Ibyo ikipe mukina nayo ntayo muzi. Ukina na core team afite ibibazo. Rero ibi ngibi nubikora, ugende wicare utegereze kandi ujye usura email yawe, usure na konte yawe buri munsi, urebe ko bagusubije baba bagusubije pie zawe cyangwa bagusubije ubundi butumwa. Ngibi ibyo nagira ngo mbabwire, mbereke uko baripotinga uwakwibye pie kandi zikaba zagarurwa ndetse bakaba banamuhana. Ibindi bisigaye tukabiharira core team. Ndagira ngo nsabe abantu kwirinda gukomeza gukora ibi bintu bitazabagiraho ingaruka zitari nziza. Kandi ndagira ngo nsabe buri wese mbibutse yuko twongere twibukiranye ko ugomba kurinda konti yawe uko byagenda kose. Irinde kurangara kuri konti yawe. Bano mwaregistaringiye abantu mukamubabikiye ibyabo, ni mubibasubize. Ngaho nimugubwe neza, mugire umunsi mwiza cyangwa ibihe byiza.